nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi kandi nizere ko weekend yanyu yabaye uburyohe. Reka rero mbahe ikaze muri wa mwanya mbagezaho amakuru aba ari kuvugwa cyane mu bice bitandukanye by'isi, ariko nibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa mu Rwanda. Reka mpere kuri aya makuru y'imyidagaduro cyangwa se ya showbiz, mpere kuri iyi nkuru iri ku kinyamakuru Inyarwanda igira iti bazabanza gukorana indirimbo icyizere mu gitaramo cya Bruce Melody na The Ben muri stade Amahoro. Umuhanzi Tahiwacu Bruce uzwi nka Bruce Melody yatangaje ko yiteguye gukorana indirimbo na mugenzi we Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, ndetse ko bishoboka ko bazahurira ku rubyiniro rumwe mu gitaramo gikomeye cyabera muri stade Amahoro, mu gihe impande zombi zaba zemeranije ku mikoranire. Nubwo bamaze igihe kinini mu muziki, Bruce Melody na The Ben ntibigeze bakorana indirimbo. Byageragejwe inshuro 3 byagiye bipfa mu iterura, ndetse bigeraho bitera amakimbirane agaragara mu itangazamakuru hagati yabo mu ntangiriro za 2024. Icyo gihe Bruce Melody yatangaje ko atazongera kugira icyo avuga kuri The Ben. Gusa muri uyu mwaka wa 2025 Bruce Melody yitabiriye igitaramo cya The Ben cyabereye muri BK Arena ku itariki ya 1 Mutarama. Nubwo nta mashusho cyangwa amafoto yigeze ajya hanze bagaragara baramukanya, hari n'ibindi bikorwa by'umuco bahuriyemo, ariko buri wese ari mu nshingano ze. Hashize igihe kinini bombi batavugana, ariko mu itangazamakuru hakomeje kugarukwaho amakuru y'uko hari igitaramo gitegurwa kizabahuriza kuri stade Amahoro. Mu kiganiro Bruce Melody yagiranye n'abakunzi be kuri TikTok ku itariki ya kwa gatanu cyumweru gishize, hari tariki 22 Kanama, yavuze ko hari ibiganiro byabaye hagati y'abashinzwe inyungu ze n'abo ku ruhande rwa The Ben, ariko we ubwe atigeze abikurikirana cyane. Yaravuze ati ibyo bintu ntabwo nshobora kubyanga, kuko nyuma y'ibindi byose turi abana b'u Rwanda, twagize amahirwe y'ibikorwa remezo, rero no kubikoresha birakwiye. Rero ntabwo ndi mu bantu bakumva bidakwiye rwose. Niba hari n'ubikeka gutyo abikeka nabi. Uyu muhanzi yavuze ko hari amakosa akunze kugaragara mu bitaramo ku isi hose atagomba kwitirirwa umuhanzi kuko ataba ari mu nshingano zabo. Yongeyeho ko yiteguye kuganira n'itsinda rimufasha mu muziki kugira ngo bashyire ku murongo imishinga y'iki gitaramo. Yaravuze ati ni ibintu bishoboka rwose twabikora, ariko uzi kubona stade Amahoro yuzuye kubera abahanzi bo mu Rwanda ntako bisa. Bruce Melody yavuze ko niyo agiye gutaramira mu mahanga, ati abantu mba mfite bashyigikira n'Abanyarwanda, rero nta kintu bansaba ngo nkibime mbashije kugikora. Ndabizi neza ko ari ibintu bishoboka kandi bitagoye, ariko bigomba gutangira no mu buryo bwo guhuza nk'abantu mbere y'ibindi byose. Niyo ngiye gutaramira mu mahanga, abashyigikira n'Abanyarwanda, nta kintu bansaba ngo nkibime mbashije kugikora. Yasobanuye ko gukorana indirimbo na The Ben byafasha cyane gushyigikira igitaramo cyabo cyabera kuri stade Amahoro. Ati iyo ngiyo niyo nzira ikwiye yanatuma byoroha kugira ngo n'icyo gitaramo kiboneke. Abantu barabifata bakabikuririza bakabishyira ku rwego bitariho, ariko nta roho mbi ibihari. None se ko twese ibi bintu twabisanze hano aha turi hari abantu, kandi tuzabisiga hanze abandi, rero nta birenze. Kugeza ubu abafasha aba bahanzi bombi nibo bafite ijambo ku cyemezo cya nyuma, ariko amagambo ya Bruce Melody agaragaza icyizere cy'uko mu minsi iri imbere bishobora kugerwaho. Abakunzi ba filime nyarwanda rero, Francis Zahabu yavuze bwa mbere ku mpamvu yatumye asezera muri filime yitwa Stimade mwari musanzwe mumubonamo. Umukinnyi wa filime wamamaye nka Francis Zahabu yatangaje impamvu yatumye asezera muri filime y'uruhererekane yari izwi nka Stimade. Gusezera muri iyi filime rero ngo ni kimwe mu byemezo bikomeye yafashe mu buzima bwe, nubwo yari filime yamuhaye ibihe byiza mu rugendo rwe rwa sinema.
Itariki ya 3 Nzeri 2024 abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Francis yatangaje ko ashyize akadomo ku rugendo rwe rwo gukina muri City Med. Ni nyuma y'imyaka 3 ayikinamo yitwa Steven. Mu kiganiro yagiranye na Inyarwanda yavuze ko kwinjira muri iyi filime byari uburyo bwo kugaruka muri sinema nyuma y'igihe kirekire yari amaze yibanda ku guhanga imideri. Yaravuze ati fashion bitewe n'urwego nari nayisizeho byansabaga imbaraga nyinshi. Naribajije nti ni iki kinsaba imbaraga nke ariko kikaba ari umwuka wanjye, impano yanjye ni sinema. Niko nisanze nongeye kwinjira muri filime. Nubwo yishimiye urugendo rwe muri City Med, Francis yavuze ko gusezera muri iyi filime ari kimwe mu byemezo bikomeye yafashe mu buzima bwe. Yavuze ati kubw'urukundo rwanjye rwa sinema kugeza uyu munsi biri mu myanzuro ikomeye nigeze gufata. Njye ntabwo kenshi mbaho kubera ibyo nshaka, ahubwo mbaho kugira ngo nsoze icyo numva kindimo. Iyo bigeze aho bikagusaba gufata umwanzuro ukomeye ntibiba byoroshye. Yavuze ko yamenye neza ko icyo cyemezo cyagize ingaruka ku bafana be kuko impinduka zose zigora, ariko nashimangira ko igihe bamumaranye yabahaye umunezero n'imbaraga ze zose. Ati icyo gihe twamaranye n'abafana nabahaye ibyishimo, natanze imbaraga zanjye aho nagombaga kuzitanga, natanze impano yanjye 100%, ariko naje kwibaza niba nangiye filime yangaruriye 100% mu byo nari niteze. Niho nahereye mfata uwo mwanzuro. Francis yasobanuye ko kimwe mu byatumye asezera ari uko gukina muri filime nyinshi nubwo ari byiza nta nyungu ifatika bigarurira umukinnyi cyangwa abakinnyi. Ati nta kintu kinini kirimo. Ni kimwe mu byatumye mfata umwanzuro wo kuva muri City Med. Nubwo bimeze bityo yavuze ko igihe cyose yakwiyambazwa mu yindi mishinga azaba yiteguye gukorana, ariko igihe ibyo asaba bizaba byubahirizwa. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku mihanda. Ku mihanda ngira ngo mumaze kuhamenyera, ni ku mbuga nkoranyambaga biba biri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga muri weekend. Inkuru yagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru y'uwitwa Chita. Ngira ngo muramuzi Chita Magic, ufite iyi channel nyine yitwa Chita Magic, aho yahaye gasopo uwitwa Kasuku wa Mipango. Uyu nawe akaba afite channel ya YouTube yitwa nyine Kasuku. Terana amagambo kw'aba bagabo bombi, mpamvu yabyo cyangwa imvano yabyo nibo bombi babizi, ariko ku mbuga nkoranyambaga ni zimwe mu nkuru zagarutsweho cyane cyane, aho uyu Chita yakoze ikiganiro akavuga ko ahaye gasopo ya nyuma Kasuku wa Mipango. Kasuku wa Mipango nawe atazuyaje, yatindijemo, yahise aza avuga ko yiyamye nawe Chita Magic. Mwumve ijwi rya Kasuku wa Mipango nawe ari gutanga gasopo. Ubundi abanzi neza banyita The Punisher, niyo mpamvu abahungu ku mihanda banyita mwigisha. Akitwa ka Chita kajyaga kagenda hariya kakavuga utuntu kakagira gute, kakagira ngo ntituzakamenya se, kakagira ngo twebwe ntitugira imitima ibabara se. Maze magingo aya nibwo atangiye kwibuka ngo agiye gushyiraho ngo defensive measures. Warangaye kera. hama hamwe boro. Ari akantu nabonye mu kiganiro mwakoze, nanakavuze mu kiganiro nanjye nakoze kuri YouTube, abantu musimbukireho murebe. Ezra wamaze kugira inzanga yakubwiye ngo ariko Chita gerageza ukoreshe IQ, kuko ibyo wavuga byose yabonye ko nta bwenge burimo. Reka amakuru y'aba bagabo rero bombi dukomeze tuyakurikirane ku mihanda, icyo bapfa cyo nibo bakizi.